ariko kwiba ntago ari byiza ushobora gushika byagutaye ahantu kure habi cyane utanazi. Ndakeka nta kintu kibi kibaho nko kuba mu bukene, kandi ndakeka nawe utangiye gufiringa ku nzara y'ubukene ndetse n'ibyishimo byabo. Ushatse kuvuga ko ari wagukuye amenyo? None wari uzi ko navutse nta menyo ngira se? Wayi waravutse ufite amenyo, waba uri inkunguzi. Ako nawe ujye ugabanya ibintu by'urwenya abantu. Nyine ndakubwira urabona narakuze nta menyo mfite. Isa, Karame boss. wakinnye n'amarangamutima yanjye igihe wangaga kumbwiza ukuri nkarenga nkakwimenyera. We n'iriya mbwa ngo ni nkaka. Ubu ndumva nabica narangiza nkabahanika ku zuba. Ndikabica ubwa kabiri. Ariko se twakoze iki boss? Ko na n'ubu ntari kumva ikintu twakoze. Kumvirije ri wambwa we. Ndakubaza ubwa mbere n'ubwa nyuma. Mukambwe mwaramwishe? Boss, uretse yuko twamujugunye mu mazi. Iyo tumushyingura ku butaka, ngiye mba nkujyanye ukareba umurambo. Muracyangira ikigoryi. Muracyambona nkaho ndi inzanga. Ndakubaza ubwa mbere n'ubwa. Mukambwe mwaramwishe cyangwa ntabwo mwamwishe? Boss, ni izina rya Muhammad. Narapfuye pe. Cya kigoryi kirahangaha. Warapfuye niwe mubaje nakubaza ngo mukambwe mwaramwishe cyangwa ntabwo mwamwishe? Nako yarapfuye. Usibye ko umuzima ari kubunga hano hanze nka rohombi. Kandi urabizi niwe wabiteye. Cyo wabiteye? Nabiteye neza. Boss, nyine urabizi ko wamwisha adakijijwe. Kandi iyo wishe umuntu adakijijwe, umuzimu uragutera. Abisha adakijijwe. Nimba ari nicyo ngicyo cyabayeho. Ugenda umushake nimba ubanza ukamubatiza ukabona kumwica. Ariko sinongeye kumubona hangaha. Urukumva? Sinzongeye kumubona mu maso yanjye. Uri kunyumva? Yego boss. Genda uri kuri iriya mbwa nayo uyibwire ngo ubutayizongera kumvugiramo ntayihaye uburenganzira. Ibizayebaho izabyirengera. Kumoka. Umuzimu utinya imbunda. Umuzimu utinya imbunda. Unango numva uburyo umuzimu utinya imbunda ubundi ni gute? Ariko boss, we ntago bizi. Ahubwo nibo bazitinya kurusha abazima. Erega iriya mbunda igomba gutinywa kuko ivamo umwoto. Ngaho mve imbere rero. Genda ukora ibyo twumvikanye gusa. Umutegere mu muhanda kuko akenshi bura naho ibimenyetso bidakunda kugaragara. Uri kunyumva neza? Sawa boss. Mve imbere rero genda ujya kuziturira iriya mbwa. Ariko wanzanga urashaka ko boss anyica akubundi kuki ntakwishe ko. Ariko ye ubundi se mwankubanaga munjyana hehe? Sha nanjye ubundi ndicuza impamvu ntakujugunye. No urundi rukundo se rwatumye mutanjugunyara mbwira mbimenye. Ariko urabizi nubundi nabeshye boss kuri umuzimu. Reka nzamubwire kuri muzima akurasa upfe byanyabyo. Uransekeje cyane. Urumvara umva nzamubwira ko ibyabaye byose ari imipango yawe wapanze kugira ngo utanjugunye. Maze ndore urore wunyumvira kino kigoryi wacyumvishe. Ariko muka ubundi urashaka guhangana nanjye buretse. Umva nkubwira ikintu utazi kubaho kwimishwe simuwe z'agace. Ikindi kandi nimutanyitondera neza mwese nzabateza leta mwambwame. Muka nukuvuze nuko mvuze nukuvuze. Ariko boss ndabizi kupanga pe kandi turanakwemera. Ariko noneho kwica Kasimu harimo inyungu cyangwa ntayirimo? Dusobanure neza. Ako sisa. Igihe cyose tumaze dukorana nta bwenge uramenya. Ubuse urumva nakora ibintu bitarimo inyungu ngamije kunguka iki? Erega boss, ibyo utegura birenze ubwenge bwacu. Rero kubyumva biratugora. Cyane none ahubwo wowe umeze kumenya ubwenge. Buriya wafata amafaranga y'umuntu wese ukayarya ukayamara umutungo ukawumumaraho. Ukumva ari urukundo gufite? Ntarwo rwose. Hanyuma se twamara kumurya amafaranga ye tukajya no kumwica.
nakubwiye ngo niba ufashe umutungo w'umuntu n'amafaranga yo ukayarya ukayamara urumva aciye urwaho watakwica yakwica byo naho rero aho kugira ngo akwice mbere wamutanga ukamwica. boss none se ubwo tuzamwica dute? Okay, ukuntu umupanga uteye rero nuko nguko we Diane uzafata telefone uhamagare Kasimo umubwire yuko umufitiye amakuru y'uburyo yabona iki yabona umutungo we. Muri ako kanya mumara kuvugana akakwemerera yuko muzahura, ubwo isa wowe uzamakinga sure yuko Diane na Kasimo bari kumwe bari gusangira. Uko yumva neza mujyemo barasangira, wowe uzahamagare Kasimo umubwira gusange hanze ko mufitiye iki amakuru yihutirwa kandi amufitiye inyungu nawe. Ugiye azaba asohotse rero, uko yumva nawe ugiye azaba asohotse Diane azafata icyo bita uburozi abushyire muri cya cyo kunywa cyane cya Kasimo. Mu gihe Kasimo azaba arimo aragaruka bivuze ngo nawe uzamakinge sure yuko wiyitabishije cyangwa ujijishe mu bisikana ari kuza, ariko ntujye kure kugira ngo ube se yuko wabonye ko ubwo burozi yabunyweye. Uko yumva neza ukimara kubona ko yasomyeho uzahita usohoka kugira ngo azapfe udahari kazakugiraho ingaruka. Uko yumva neza ariko boss uko wagira ngo umutwe wawe harimo imashini, ndumva ibyo bintu birenze. Erega nanjye mfite amakuru yuko Kasimo ashaka kumpitana, ashaka kunyica. None se uburozi ndabukura boss? Cyo ni kibazo toto, ujye mukora akazi nk'abanyamwuga, kuko iyo ujaraje yakenshi mu kazi birangira nta kintu kimugizeho. Uburozi uzakoresha ubu ngubu guturuka igoma wowe. Ariko nizere yuko nyuma y'iyi gahunda nta yindi ntuze nta yindi deal tuzongera kujyaho. Birashoboka kimwe nk'uko nanone bitashoboka. Sabwo turasubira rero. Sawa boss. Ariko Isa, ejo nakubonanye na Mukambwe, ariko uko biri kose mwe murimo kugambanira boss. Uravuze ngo wambonanye na Mukambwe? Ngewe Isa? Ubwo se Mukambwe twaba turi gupanga iki koko? None urakeka ndimo kukubeshyera? Nge simvuga ibintu bidafite ibimenyetso. Aya mafoto ntabwo ari we muri kumwe. Cyangwa ni photoshoot. Cyangwa nkaba na editinze. Diane rero nkubwire. Diane nkusubiremo nkubwire. Nizere ko utatinyuka kwereka ayo mafoto Sare kuko azi kuri ya muntu yapfuye. Turumvikana? Yego birumvikana ntabwo nabimubwira. Ariko nanjye ndagusaba ikintu kimwe. Ugomba kunkorera kugira ngo nkomeze mbikibanga. Ubwo si cyo kintu ni ikintu biba bitagoye. Niyo byaba bigoye, wahitamo kuba wamena amaraso cyangwa ugahitamo ubuzima bwawe. Nyine mbwira numve. Ibyo bintu ni ibiki? Kintu musaba nuko nje nawe tugomba kuzajya tukora sex byibuze inshuro 8 ku munsi, kandi muri izo nshuro 8 inshuro imwe ikaba itajya munsi y'iminota 40. Ariko ndapfuye noneho. Yo ni umukobwa cyangwa? Ariko uziko narinzi ko nziranye n'umuntu, kumbe nziranye na mushiki wa Shitani. Cicika se nyine Shitani niswo. Hasoni urahitamo kuba wamena amaraso imbere ya Sarehe cyangwa uhitemo ubuzima bwawe. Ariko uziko numiwe koko. Urabura kunsaba ubufasha ngo ujye kwa muganga warangiza ukazana ibintu ngo nyanya ubwo urumva utarwaye? Yego nubwo naba ndwaye ushobora kuba wamvura, kandi ndakeka yuko ibyo ngibyo ntago ari ibintu birenze cyane ko nawe uzaboneramo ibyishimo. Ngo ibyishimo? Ugize uti ibyishimo? Uzamukize mu ijuru se? Ijuru rito. Kandi Isa ntegereje igisubizo mu masaha make cyane. Nta bindi tugiye kuba twavugana aho ngaho. Ariko se urakomeje? Ntakomeza, amafoto mfite ubwo ni imitako.
mana wamuje n'inkuba kweri noneho ndabibonye. Sarehe kagusubiza amafaranga yawe kandi urabizi neza ko ntabishobora. Mwagiye mureka ariko ibyo mbwira nibyo cyangwa ndimo ndarota gusura amusore umbwimbwiye bikaba ari byo nahita mbabwira amabanga yose Sarehe abafitiye nyuma yo kumwira amafaranga akigwiza y'imitungo. Ngo iki ibyo bintu subiziho? Naho urasetsa rwose burerega cya Sarehe cyari inshuti yanjye. Ako nyine urumva nawe ntabwo inshuti na Diamond. Ahubwo se wambwiye ayo mabanga ko nanjye diredi kuba nagufasha. Oya se kandi oya wambwiye wowe ubwawe ko ugiye kubanza ukamfasha, so banza umfashe rero ibindi nawe nyuma uzabimbaza siko bimeze. Nta kibazo. Yes Diana. Isa, uzi ko uyu mugabo ambwiye ko hari amabanga afite y'ibyo Sarehe azadukorera nyuma y'uko amaze kwigwizaho imitungo yose yabariye abantu. Reka shayo bwawe n'amagambo y'umuntu ugiye gupfa. Ibyo babyita ibitabapfa. We kora akazi ahubwo tugende. Sawa.